kubera ko impinduka yashyizeho repubulika yirukanye abanyarwanda benshi mu gihugu ikabahindura impunzi. Kugira ngo ubwo buhunzi burangire ni ngombwa ko habaho indi mpinduka yo kuvanaho iyo repubulika yateje ubwo buhunzi muri iyi myaka yose. Impunzi rero zigomba kubigiramo uruhare rukomeye. Ubuhunzi buzarangira repubulika yashyizweho n'abakoloni ivuyeho. Abanyarwanda nidutinyuke, duhagurukire rimwe, dusezerere iyo repubulika na politiki yayo y'inyabutatu cyami gikoloni, maze dushyireho uburyo bwo kuyobora igihugu twumvikanyeho. iradiyo umva ni radiyo urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo urumuri uzabeshywa byinshi. Banyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe, ndabaramukije kandi mbifurije amahoro. Ni Musomesha Aloyizi ubasuhuza, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'amahoro n'ubwiyunge nyakuri DVJP, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera ntungabana. Nishimiye kubana namwe muri iyi gahunda y'ibiganiro ku bibazo bitera ubuhunzi bw'abanyarwanda, hagamijwe ubufatanye mu kubishakira ibisubizo kugira ngo ubwo buhunzi burangire burundu. Muri uyu mwanya ndabagezaho ubundi butumwa ngira nti: Rwanda, vanaho repubulika cyangwa igikoloni wigenge, ubuhunzi burangire. Nk'uko abanyarwanda tubizi, ingoma ya repubulika yavanyeho iy'ubwami tariki ya 28 Mutarama mu mwaka w'1961. Iyo mpinduka yabaye mbere y'uko tubona ikiswe ubwigenge ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi muri 1962, kuko kugeza icyo gihe abakoloni b'Ababiligi bari bakiyoboye u Rwanda. Repubulika ijyaho ariko bamwe mu banyarwanda bo mu gice cy'abatutsi barimo bahunga igihugu. Bahungaga imvururu zari zaratangiye muri mwaka w'1959 mu gihe abahutu baharaniraga kwibohora ikandamizwa ry'ubutegetsi bw'ingoma y'ubwami. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nawe yahindutse impunzi igihe Ababiligi bamubuzaga gusubira mu Rwanda ubwo yari mu ruzinduko i Kinshasa muri Kongo. Repubulika imaze kwimikwa, abanyarwanda bari mu gihugu bavuze ko ngo basezereye ingoma ya cyami. Iyo mpinduka yashyizeho repubulika rero yirukanye abanyarwanda benshi bahungira mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Nyuma y'imyaka irenga 30, icyatangaje abantu benshi bari mu Rwanda igihe FPR Inkotanyi yafataga ubutegetsi muri 1994 itsinze intambara yatangije tariki ya 2 z'ukwa 10 muri 1990, izo mpunzi zigatahuka, nuko uwo mwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa atahungukanye nazo. Koko rero bamwe mu banyarwanda bari mu gihugu bari biteze ko azahungukana n'inkotanyi, ndetse zikaba zamwimika agasubira ku ngoma ye y'ubwami yambuwe n'Ababiligi. Siko byagenze rero, kuko FPR Inkotanyi ifata ubutegetsi itavanyeho repubulika n'uburyo bwo kuyobora igihugu hakoreshejwe amashyaka ya politiki. Kandi nyamara iyi repubulika ariyo yatumye bahunga igihugu, kuko bari bashyigikiye ingoma y'ubwami mu ishyaka rya Runari ryari rihanganye n'irya MDR Parimehutu. Ibi rero byatumye abanyarwanda batari muri FPR Inkotanyi, cyane cyane abanyepolitiki, bibaza niba FPR yemera iyo repubulika koko. Ntibatinze ariko kubona igisubizo. Abanyarwanda batabogamiye kuri politiki igamije ubutegetsi bemeza neza ko amashyaka ya MDR Parimehutu, MRND Mouvement ndetse na FPR Inkotanyi yose yakoze kimwe n'ubutegetsi bw'ingoma ya cyami. Impamvu bavuga ibyo ni uko yose yikubiye ubutegetsi bwose
kandi akabwubakira ku ngirwamoko Hutu-Tutsi twa y'inyabutatu cyami gikoloni, agatonesha bamwe ariko agaheza abandi. Iyo ngoma ya Repubulika y'inyabutatu cyami gikoloni rero ntigeze ifata abanyarwanda bose kimwe, ahubwo uko imyaka yagiye ikurikirana niko yarushijeho kubatanya, kubateranya, kubasumbanya, kubica ndetse no kubirukana mu gihugu ikoresheje iyo miryango yiswe amashyaka ya politiki. Iyo twitegereje neza rero dusanga iyo miryango ya politiki itubakiye ubutegetsi ku bitekerezo bya politiki hagamijwe inyungu rusange z'abanyarwanda bose, ahubwo yashyize imbere inyungu za bamwe gusa kubera ko bari mu gice cy'abahutu cyangwa abatutsi cyangwa ndetse bitewe n'aho bakomoka. Amwe mu madisikuru y'abayobozi b'iyo miryango ndetse n'ibikorwa byabo byatangwaho ibimenyetso. Muri iyo miryango ya politiki yayoboye u Rwanda muri Repubulika, nta n'umwe rero washoboye guhuza abanyarwanda kugeza ubu. Ubutegetsi bwitiriwe abahutu bwa MDR Parmehutu na MRND Muvoma bwirukanye abanyarwanda benshi biganjemo abatutsi hanze y'igihugu, maze kubanisha abanyarwanda bose mu Rwanda birabunanira, kuko butigeze bureka izo mpunzi ngo zitahe mu mahoro. Ubutegetsi bwitiriwe abatutsi bwa FPR Inkotanyi nabwo bwirukanye abanyarwanda benshi biganjemo abahutu, bityo kubanisha abanyarwanda bose mu gihugu birabunanira kugeza ubu, kuko impunzi zigiye zishyanga. Repubulika yitiriwe abahutu n'iyitiriwe abatutsi zose ndetse zamenye amaraso y'abanyarwanda benshi cyane. Repubulika yitiriwe abahutu ya MDR Parmehutu na MRND Muvoma yamaze imyaka 30 kuva yavuka tariki ya 28 z'ukwa mbere 1961 kugeza igihe itegeko nshinga ryemereye amashyaka menshi kujyaho tariki ya 10 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'1991. Kuva kuri iyo tariki ya 10 z'ukwa gatandatu 1991 hagati mu ntambara, ayo mashyaka menshi amaze kwemerwa nayo ubwayo yagize uruhare runini mu gutanya no guteranya abanyarwanda, ndetse amwe muri yo ajya mu bikorwa by'amahano y'ubwicanyi ndengakamere kugeza muri 1994. Ibyo bikorwa by'ubwicanyi byiyongereye ku bindi byakorwaga n'umuryango wa politiki n'igisirikare wa FPR Inkotanyi guhera tariki ya 1 z'ukwa 10 muri 1990 utangiza intambara. Ibi byose byatuma umuntu wese yibaza ibibazo: kuki abategetsi bakomeje kuyoboza u Rwanda Repubulika kuva yajyaho kandi bigaragara neza ko batemera amahame y'iyo Repubulika? Kuki batareka iyo Repubulika ngo bashake ubundi buryo bwo kuyobora igihugu bujyanye n'imibereho y'abanyarwanda kandi bubereye abanyarwanda? Kubera izo mpamvu zose rero bigaragara neza ko kuyobora igihugu hakoreshejwe amashyaka ya politiki byatunaniye, kandi ni mu gihe kuko bitari mu muco karande w'abanyarwanda. Ayo mashyaka yatangije kandi ateranya abanyarwanda, anakora amahano y'ubwicanyi ndengakamere akoresheje inyabutatu ngirwamoko cyami gikoloni nk'uko nabivuze. Umwanzuro utanga icyizere waba uwuhe? Nyuma y'ibyo maze kwibutsa byose, ikigaragara ni uko twabuze urwego rukuru rwa politiki ruhuza kandi rwunga abanyarwanda rwaba ruri hejuru y'ayo mashyaka. Repubulika twayihawe n'Ababiligi kandi nabo atari iyabo, kuko iwabo bafite ubwami. Hari nayibaza impamvu bataduhaye ubwami bushingiye ku itegeko nshinga nk'uko iwabo bimeze. Umenya ngo ari nabyo umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yasabaga ataraba impunzi. Biragaragara nanone ko abanyarwanda tutazi kuyobora igihugu dukoresheje inzego za Repubulika hashingiwe ku bitekerezo by'amashyaka ya politiki. Ntabwo biri mu myemerere no mu myumvire yacu, na nyuma y'imyaka irenga 60 ishize yose ntibirinjira mu muco wacu. Koko rero muri iyo myaka yose ayo mashyaka yubakiwe kungirwamoko Hutu-Tutsi ndetse n'uturere abayobozi bayo bavukamo, ubutegetsi butonesha bamwe burenganya abandi. Abakuru b'igihugu bategetse nk'abami n'abakoloni, ishyaka rimwe niryo ryihariye ubutegetsi bwose, kandi nta butegetsi bwigeze bukemura ikibazo cy'ubuhunzi kugira ngo igihugu kibe icy'abanyarwanda bose. Kubera ko impinduka yashyizeho Repubulika yirukanye abanyarwanda benshi mu gihugu ikabahindura impunzi,
kugira ngo ubwo buhunzi burangire ni ngombwa ko habaho indi mpinduka yo kuvanaho iyo repubulika yateje ubwo buhunzi muri iyi myaka yose. Impunzi rero zigomba kubigiramo uruhare rukomeye. Ubuhunzi buzarangira repubulika yashyizweho n'abakoloni ivuyeho. Abanyarwanda nidutinyuke, duhagurukire rimwe, dusezerere iyo repubulika na politiki yayo y'inyabutatu cyami gikoloni, maze dushyireho uburyo bwo kuyobora igihugu twumvikanyeho. Iyo repubulika tuyisimbuze iyihe ngoma? Iki kibazo cyabonerwa igisubizo mu biganiro, ariko bitabujije buri wese kwerekana igitekerezo cye. Mu bushakashatsi bw'uyu mushinga w'amahoro n'ubwiyunge nyakuri DVJP, natanze igitekerezo cy'ubutegetsi bushya bwa Repubulika Yunze Ubumwe y'u Rwanda rwiyunze. Muri iyo repubulika nshya, sosiyete sivili ari wo muryango gakondo nyarwanda uzayobora inzego z'igihugu zirebana n'ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, ku buryo amashyaka ya politiki azabura ingufu zo kongera gutanya no guteranya abanyarwanda, kuko politiki nyabutatu nyirwamoko izaba yahirimanye na ya repubulika cyami gikoloni. Uwo muryango niwo uzahuza abanyarwanda nk'uko mbisobanura mu gitabo nise Rwanda, imperuka y'ubuhunzi, inkuru nziza y'ubwiyunge nyakuri. Politiki y'inyabutatu gatanya gateranya izasimburwa na politiki mpuzabanyarwanda y'ubumwe n'ubwiyunge nyakuri ishingiye ku mategeko, iyobowe n'ukuri, ubutabera n'imbabazi. Repubulika cyami gikoloni nimara guhirima mu mahoro nta zindi mvururu zibayeho, nibwo tuzabona ubwigenge nyakuri busesuye. Kandi icyizere cy'uko ibyo bizashoboka kirahari, kuko abanyarwanda bamwe cyane abakiri bato nabo bahamya ku mugaragaro ko nta butegetsi bushingiye ku ngirwamoko hutututsi twabazongera kwemera, ahubwo ko bashaka ubutegetsi bwiza bushingiye ku mategeko yubaha umuntu n'Imana, nk'uko nanjye mbivuga mu gitabo nanditse cyitwa Lumière du monde, pardon authentique et justice de réconciliation pour la foi en l'humanité. Bivuze mu Kinyarwanda ngo urumuri rw'isi, imbabazi nyakuri n'ubutabera bwunga kandi bwubaka ubumuntu. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya. Banyarwandakazi, banyarwanda bavandimwe, namwe inshuti z'abene igihugu cy'u Rwanda, nifuje kubagezaho ubu butumwa bw'impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivili nyarwanda CASCR mbereye umuyobozi. Ndagira nti abishyize hamwe bajya inama, Imana irabasanga. Umuryango CASCR ugamije guhuza imbaraga no gukorera hamwe kw'abashyirahamwe y'abanyarwanda atari aya politiki n'abandi bantu ku giti cyabo badakora politiki y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Wiyemeje kurengera uburenganzira bw'abaturage n'inyungu zabo, utanga ibisubizo ku bibazo birebana n'umubano, ubukungu, politiki n'umuco ku Rwanda, iby'ibanze bikaba ibyo kurangiza ubuhunzi mu bwisanzure hagamijwe kugarura ubumwe n'amahoro muri icyo gihugu. Uyu muryango urengera kandi uburenganzira bw'abanyarwanda bwo kujya mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, kugituramo no kugisohokamo igihe cyose bashakiye. Iyi mpuzamashyirahamwe ifite intego yo korohereza abanyamuryango bayo mu kurangiza imirimo bahuriyeho. Ibyo bituma ibikorwa byabo biyoborwa neza mu gihe cya ngombwa, bikanatanga icyizere mu buryo bwo gukora bwihuse no mu bufatanye hakoreshejwe ibiganiro bihoraho kandi binyuze mu kwizerana kw'abenegihugu. Muri ubwo buryo iyo mishinga iyoborwa neza mu nyungu za rubanda rwose. Ubutumwa bw'iyi mpuzamashyirahamwe bugenewe rero imiryango irengera uburenganzira bwa muntu n'umuco nyarwanda, ubutabera, ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, hamwe n'abanyamakuru n'abandi bose baharanira demokarasi muri sosiyete sivile. Ubu butumwa bugenewe kandi n'abaturage bo mu bindi bihugu bifuriza amahoro abanyarwanda nk'uko natwe tuyabifuriza. Turabasaba mwese gufatanya natwe no gushyigikira ibikorwa by'uyu muryango CASCR, bityo
tugahuza imbaraga zacu mu gukorera hamwe kugira ngo tugire ingufu zo kurengera abenegihugu cy'u Rwanda aho bari hose ku isi. By'umwihariko ni ngombwa kuvuganira impunzi z'Abanyarwanda no gushakira hamwe ibisubizo ku bibazo byateye ubwo buhunzi kugira ngo zitahuke kandi ubwo buhunzi burangire burundu. Ibyo bisubizo nibyo abanyepolitiki bagomba gushingiraho ubutegetsi bwose baharanira kujyaho, kuko nyine ubwo butegetsi ari ubwa rubanda. Tubifurije mwese ikaze muri uyu muryango mugari wa sosiyete sivile nyarwanda. Mushatse kuba abanyamuryango, kudushyigikira no kudutera inkunga, mwatwandikira kuri email ccscrinfo @gmail.com. Mbaye mashimiye, mugire amahoro, muhorane Imana.